iki ntabwo aricyo nshaka kuvugaho cyane, ariko ndifuza kubakangura kugira ngo mumenye ukuri kw'igihe tubayemo. Mbese mwaba mwifuza kugira icyo mumenya kuri Francis wa mbere? Hari icyo mwifuza kumumenyaho? Kandi ngira icyo mubabwiraho. Ni umunyarigentine kandi nanjye ndi umunyarigentine. Ntabwo iki ngiki aricyo nifuza kuvugaho cyane. Icyo nshaka kuvuga gusa ni uko iyo uturuka mu gace runaka k'igihugu hari amakuru uba ufite kuri ako gace k'igihugu, kandi icyo ngiye kuvuga ni abantu bake cyane bakizi. Nyuma y'uko nkivuga kandi kiraza guhita kijya kuri televiziyo, abantu benshi bakimenye. Francis wa mbere yari George Bergoglio, iryo zina yari afite ataraba papa, kandi yavukiye muri Argentine mu muryango w'Abagatolika. Yaje kuzahinduka umusaserodoti kandi aza kuzinjira mu bajesuiti, nawe ahinduka umujesuite. Afite abavandimwe benshi b'abahungu n'ab'abakobwa, ariko icyo abantu benshi batamenya ni uko umwe mu bavandimwe ba George Bergoglio amaze imyaka 52 ari umudivantiste w'umunsi wa karindwi. Umuvandimwe ku maraso usangiye se na nyina na George Bergoglio, uyu mupapa uriho ni umudivantiste w'umunsi wa karindwi muri Buenos Aires, muri Argentine, kandi niwe mukuru kuri papa. Ariko mureke ngira icyo mbabwira. Igihe yari akiri muto kandi akamara kwakira ubutumwa bw'abadivantiste munsi wa karindwi, George umuvandimwe we yari yaramaze kuba umupadiri, kandi muri uwo muryango wa Bergoglio harimo ababikira benshi ndetse n'abapadiri. Ni umuryango urimo abayobozi benshi bayobora muri Kiliziya Gatolika. Kandi George yahise asabwa n'uwo muvandimwe we kuzafata igihe bakaganira, kubera ko yari yamaze guhinduka umudivantiste. George yamaze iminsi 3 aganira n'uwo muvandimwe we wari wamutumyeho ngo baganire. Uwo muvandimwe we yamusobanuriye ubutumwa bw'abadivantiste bwose uko bwakabaye, ahereye kuri A akageza kuri Z. Nta na kimwe yasize atamubwiye. Umupapa uriho azi ubudivantiste bwose uko bwakabaye, ndetse n'amahame y'abadivantiste yose arayazi. Azi Ellen White wari we, kandi afite ibitabo bye byinshi cyane by'umuvandimwe we yamuhaye muri icyo gihe baganiraga. Yanasomye igitabo cyitwa Intambara Ikomeye, kandi mushobora guhita muvuga muti mbega ibintu byiza, muti birashoboka yuko uyu mupapa azahinduka. Ariko mureke mbabwire, nyuma y'uko yumvise ibyo umuvandimwe we yamubwiraga, yarabyumvise arabyumva kandi agira n'ibyo yandika. Ibyo umuvandimwe we yamubwiraga mu by'ukuri yarabyanditse byose, ikintu cyose yamubwiraga yaracyandikaga. Maze igihe yarangije kumusobanurira amahame ya Kidivantiste ndetse n'amahame 27 y'Abadivantiste bizera, yamubajije n'ibibazo byinshi kandi akomeza kugenda yandika ibisubizo yamuhaga, byose arabyandika. Arangije aramubwira ati, reka mfate umwanya njye kwiga bino bintu, maze tuzongere duhure, twongere tuganire. Maze igihe bongeraga guhura yaramubwiye ati, dore nafashe igihe ndakumva, ntabwo nigeze nkurogoya. Numvise ikintu cyose mu byo wambwiraga kandi narabyanditse. Ubu rero noneho nk'abavandimwe ndakwinginze nawe fata umwanya wo kuntega amatwi nanjye ngira icyo nkubwira. Maze George afata umwanya atangira kubwira umuvandimwe, maze uwo muvandimwe we nawe afata umwanya wo kumwumva. Kandi igihe cyose yashakaga kumurogoya, ariko akamubwira ati, nanjye naguteze amatwi ntakurogoya, none ugomba kunyumva. Maze atangira kumubwira buri ngingo ku yindi, amubwira yuko arimo muhereza ubutumwa ku badivantiste bayobye. Nibwo butumwa yamuhereza.
yavuze kuri Ellen White aravuga ngo niwe uzakurura akaga ndetse niwe muntu ukurura ibyago, kandi yongeraho yuko Ellen White yari umushitsikazi ngo yari afite imbaraga z'imyuka y'abadayimoni. uwo muvandimwe warakibuka ibyo yamubwiraga kuko yarabyumvise neza, kandi aravuga ati nari naramwemereye kunyumva mu gihe cy'iminsi 3 rero sinagombaga kumurogoya, nagombaga kumwumva. aravuga ati sinashakaga kugira byinshi nkomeza kumva mu byo yambwiraga, ariko kuko yari yaranteze amatwi nanjye nagombaga kumutega amatwi nkumva ibyo yambwiraga. George yabonaga ko umuvandimwe we adashobora guhinduka kuko yari yahagaze ku mahame y'ibyo yari yarizeye, akamubwira ati ibyo urimo umbwira byose n'ibyo nize guhera kera kose nkiri umwana, ariko nyereka muri Bibiliya aho nakosheje. niko yabwiraga uyu mupapa uriho mu myaka yashize igihe baganiraga. yaramubwiraga ati nyereka muri Bibiliya ikosa naba narakoze. maze igihe George yabonaga yuko adashobora guhindura umuvandimwe we ngo amuvane mu byo yamaze kwizera, ibintu byahise bihinduka. yahise ahindura uburyo yakoreshaga. yahise abwira ababyeyi babo yuko umuvandimwe uwo wari umudivantiste yari yamaze gupfa, ko umuryango wari wamupfushe, kandi ko batagombaga kuzongera kumubara. maze uhereye uwo munsi ntabwo yigeze yongera kuvugana n'abavandimwe be cyangwa se nyina cyangwa se yewe na se. bahise bamuca mu muryango kandi baramujugunya, banicuza kuba baragize umwana ufite izina bari baramwise. ntabwo ari ibyo byonyine kandi ahubwo n'igihe mama wabo yapfaga, nyina w'uwo mupapa uriho kandi akaba na nyina w'uwo mudivantiste mukuru wa papa, umuvandimwe yashatse kujya muri icyo kiriyo ariko ntiyigeze abikundwa. abapolisi nibo baje kuhamuvana mu kiriyo cya mama w'igihe yapfaga. kandi amagambo yibuka umuvandimwe yibuka ayo George Bergoglio yamubwiye n'aya ngaya akurikira. yaramubwiye ngo wowe uri uw'agaciro gake cyane kugira ngo mbe nakwihoreraho, ahubwo nzihorera ku itorero ryawe, nzihorera ku idini ryawe. bavandimwe, ntimuterwe ubwoba n'ibyo ngibyo. mu ijuru hari Imana ishobora byose, kandi ibyanditswe byose bigomba gusohora. yuko umuntu azabona ishyano uzana icyaha. Yesu yari yavuze ko umwe muri 12 yagombaga kuzamugambanira, kandi yaravuze ati azabona ishyano umuntu uzagambanira umwana w'umuntu. niko Yesu yavuze. none ni kubera iki twatinya tugatinyishwa n'ibintu byanditswe kandi turimo tubona birimo biza muri iki? ikibazo cyanjye ni iki: mbese Imana yo mu ijuru izahereza uyu mugabo amahirwe yo kugira ngo asohoze ubuhanuzi? Jewe nkurikije uko mbizi, uyu niwe mupapa wa mbere uzi iby'abadivantiste bizera byose. niwe wa mbere kuva ubudivantiste bwabaho kugeza uyu munsi. akaba ari nawe mupapa wa mbere uzi ubudivantiste guhera kuri A kugeza kuri Z bwose, akaba abusobanukiwe. akaba afite n'umuvandimwe we basangiye se na nyina w'umudivantiste w'umunsi wa karindwi. nta wundi mupapa wigeze abaho umeze nk'uwo. kandi ikintu cya nyuma nshaka kuvuga ngira ngo mwiteho cyane ni uko muri uwo muryango wabo, kubera ko bafite umuryango mugari cyane, mama wabo birumvikana yarapfuye, kandi kugeza ubu na se yarapfuye, kandi umuvandimwe ntabwo bavugana. bafite n'abandi bantu benshi bo mu muryango ndetse n'ababyara benshi. baje rero kugira ibirori igihe papa yamaraga gutorwa agahinduka umupapa. George Bergoglio igihe yamaraga gutorwa akaba papa bagize ibirori, kandi birumvikana ko uwo muvandimwe w'umudivantiste batigeze bamutumira. ariko hari ikintu kimwe yigiye muri ibyo birori, icyo Papa Francis wari George Bergoglio yaje kuvugira muri ibyo birori. yaravuze ati vuba cyane murebe ikintu Imana igiye gukora. itegeko ku isi hose rigiye kuza rituma icyumweru gihinduka umunsi w'ikiruhuko, kandi ngiye guhita ntegeka yuko ryemezwa. niko yavugiye muri uwo muryango, niko yabwiye ab'umuryango icyo gihe. bavandimwe,
ibi bintu bigomba kudukangura bikatuvana mu bitotsi by'iby'umwuka turimo. Turabona yuko ibintu byanditswe kera mu ijambo ry'Imana, mu byahishuwe ndetse no mu ntambara ikomeye, ubu noneho biri imbere yacu. Ntabwo tugomba kubyizezwa noneho no kwizera gusa, ahubwo dushobora no kubireba tukabibona. Turimo turabona gusohora kwabyo imbere y'amaso yacu. Kandi ikibabaje ni uko itorero ryacu rigisinziriye, rirakibereye mu bunyaraudokiya bwaryo. Reka ngaruke ku magambo ari mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze kuri paje 270 mu cyongereza, ariko mu kinyarwanda kiri kuri paje 212. Yanditse ngo nabajije ubusobanuro bw'ishungura nari nabonye, maze nerekwa ko ryatewe n'ubuhamya budakebakeba buturuka ku nama umuhamya nyakuri yahaye abanyarodokiya. Ubu buhamya buzagira icyo buhindura ku mutima w'uzabwakira, kandi buzamutera kwerereza ukuri no kugushyira ku mugaragaro. Bamwe ntibazatanga ubu buhamya bwahuranyije, bazahagurukira kuburwanya, kandi iki nicyo kizatera ishungura mu bwoko bw'Imana. Bamwe ntibazatanga ubu buhamya bwahuranyije, bazahagurukira kuburwanya, kandi iki nicyo kizatera ishungura mu bwoko bw'Imana. Iki nicyo rero kigomba gutera ishungura mu bwoko bw'Imana.